umva ukuri. Yesu ati dore ndaza vuba. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12 niho dusanga iryo soma. Umva ukuri rero. Araje vuba, aje guhemba no guhana. Nkuko tubisoma nanone mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 26. Ho haratubwira ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, nta kindi kitambo cy'ibyaha kiba gisigaye kiretse gutegerezanya ubwo gucirwaho iteka n'umuriro uzarya abanzi b'Imana. Ibyaha bikorwa muri iyi si, ibihembo byabyo ni urupfu. Ni Abaroma 6 umurongo wa 23. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, naho impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Umva ukuri rero. Mu rwa 2 rw'Abikorinto igice cya 5 umurongo waho ni uwa 10 haratubwira ngo kuko twese dukwiriye kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese abwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibiri. Ikintu cyose ukora kizasuzumwa, amagambo yawe azasuzumwa, imyambarire yawe izasuzumwa, ndetse imibanire yawe n'abaturanyi izasuzumwa. Si nibyo gusa, aho usengera hazasuzumwa, ibyo wizera bizasuzumwa. Umva ukuri. Kuko dukwiriye kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese abwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Urwa 2 rw'Abikorinto 5 umurongo wa 12. Itegure hakiri kare. Umva ukuri.